Papa Kiramani. Tereza akomeza kujengereza Papa Kiramani, kandi bino bintu nawe bikwayeho wagiraho ikibazo kirenze. Kabishwa nono Papa Kiramani azi ko noneho Kiramani atari umuhungu we, byamutesheje umutwe kurenza urugero. So guys, rero nimba aribwo bwa mbere wajyana no kuri VNK Empire, kora subscribe nurangiza na sharing kuri bagenzi bawe nabo bakore subscribe. Kandi murabizi ko iyi channel yonyine ariyo ushobora gutanga igitekerezo kikagera ibukuru. Niyo channel yonyine ushobora kuba watanga igitekerezo uvuga ku filime yacu Ibanga kikaba cyagera kubishinzwe ariwe nyiri iyi filime. So guys, rero murabona ko kwa Papa Kiramani ibibazo byakomeje kwiyongera uko bwije nuko bukeye. Ibibazo byakomeje kuba agaterera nzamba kuri Papa Kiramani, aho atangiye kuzana kamera mu rugo. Murabona ko noneho ibibazo byatangiye kuba ibibazo. Papa Kiramani atinya Tereza kurenza urundi rugero. Papa Kiramani afite ubwoba ko yabura Kiramani. Ese wowe iyo ubona Papa Kiramani ubona ari nkawe wakora iki? So guys, rero ibintu birababaza. So guys, murabizi ko rero tugeze kuri episode ya 83 ya filime yacu Ibanga. Kandi niba uri umukunzi w'Ibanga ndetse ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ndagushimira kuko wahisemo neza kuba uri umukunzi w'Ibanga. Wahisemo neza kuko iyi niyo filime yonyine ushobora kuba wareberamo ubutumwa bwaza kubeshaho ibihe byawe byose. So guys, rero turabizi ko Tereza nawe afite ikibazo cy'umuhungu we, kandi na Papa Kiramani afite ikibazo cy'umuhungu we yaguze. Ese Mama Kiramani we bino bintu azabyifata mute? Ese nabona Papa Kiramani ari kuguma kuhangayika guca wazakora iki? Ese murabona Mama Kiramani we yakora iki kandi atazi ikibazo cy'umugabo we afite? Ese murabona ko Papa Kiramani atarimo guhubuka cyangwa se ibyo akora nibyo? So guys, rero ibitekerezo ni ibyawe. Turabizi ko mukunda Ibanga ndetse niyo mpamvu tuba turi hano ngo tube tuganira ku episodes yose aba yarasohotse. Kandi niyo mpamvu usabwa kugira ngo ube waratanze igitekerezo hano kuri behind the scenes zose z'Ibanga, kugira ngo ibitekerezo byawe byose bibe byumvikanwa. Ndetse niba hari ikintu cy'ubuna ashaka kujya duhindure muri filime yacu Ibanga, tube twagikurikiza. Kandi murabizi ko tubakunda cyane. Rero ibibazo byakomeje kuba ibibazo. Filime yacu Ibanga ikomeze gufata indi ntera, kandi murabizi ko twebwe tubakunda. Murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora rimwe tuba turi gukorera. Kandi rero niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ndagushimira wahisemo neza. Kandi niba warakoze na subscribe no kuri VNK Empire, ndagushimira. Uri umuntu w'intwari cyane, kuko icyambere kiba gikenewe hano kuri channel kugira ngo nawe ube waba umunyamuryango wa Miss Nyambo wuzuye, nuko warakoze subscribe no kuri VNK Empire. Kandi uri umuntu w'intwari nimba warakoze subscribe. Nawe utarayikora ndagushishikaza kugira ngo yakora subscribe. So guys, rero murabona ko Tereza yamaze no kuva mu byo gushaka umuhungu we, ariko hari umuryango gukimugendaho. Ese Tereza we namara kumenya ko bari kumugendaho azabyakira ute? Ese Tereza azabifata ute? Ese Tereza azemera yimuke muri kara gace nibamara kumenya ko ari haba, cyangwa se azemera ahure na Papa Kiramani amubwiza ukuri? Ese murabona Papa Kiramani bamubwiza ukuri akabyemera ubundi? So guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga ni filime utagomba gucikwa uko byagenda kose. Ni filime byanga byakunda usabwa kugira ngo ube warebye, kugira ngo nawe umara kumenya ibintu aho biri kugana. So guys, rero uyu utekereje ukabona Mama Kiramani na Kiramani ubwe nibamara kumenya ko Papa Kiramani abari guhiga uriya mukecuru bigeze guhura mu muhanda bari kumwita umusazi, murabona bazabyakira utebo kandi bazi ko Tereza ari umusazi. So guys, rero Papa Kiramani ari mu byago, ari mu mazabira. Papa Kiramani wamugira inama watangira kinogeye, kuko murabona ko yatangiye guta umutwe. Papa Kiramani ibyo biramurangiranye. So guys, rero ndagushimira cyane kuko wahisemo neza ko warakoze subscribe no kuri VNK Empire, kandi uri umuntu w'intwari cyane wahisemo neza ko warakoze subscribe no kuri VNK Empire. Ndagushimira, twongere duhure ya masaha tukito episode ikurikira. Murakoze.